kanum kujegerara sha iyi mari rero ariko uretse ndebe ariko rero kanongera turebe sha sureba gutya duhagaze aha ubungu bari abantu bari gucaho batubazo cyane bihorere wowe nyine manu beseriye yabikimero bigabanya uwo turindira uramuzi wasere nyine ngiye yambwiye ko ari kuzaga kurinde tureko zindese sashe nawe urabaza itondora mubona nta kibazo fasha ahangaha agira uko ese kutambwe makuru yawe na cya kigabo cyawe we ikigabo cyanjye urabizi ibintu cyankore ni ibiki twaragiye dusanga aho twari tugiye dusanga roti zashize numbwiye ko atahiye aho naracyamva natahiye aho ariko nahise mbona ikindi kigabo shanu wagiye ugabanya umva nawe urabizi ubuzima bw'ikigali ukuntu ese wagize reka umwe kubera iki genda shaka kuba abagore nk'abo umwami ukumva se bizaguhira bizamira cyakoze akamubwire uwo muntu turindire nazo umbabaye nyine ni umuntu umeze nk'aho akuze tu umuntu umeze nk'aho akuze cyangwa se si uko araba afite kashi nyine afite amafaranga ariko nawe ntukamenya nk'aho turi zano ariko umva sheri wanjye wowe ntago turi zo pe ntago turi zo ikindi kandi uwo mugabo nyine ni umusaza n'umukuru sibyo tugeze tumwubahe ugiye kutugurira kandi kamwe agomba ko umuntu mukuru wamubwira ibigambo byose biboneye ugomba kumwubaha tugacisha amagi kandi ibintu byawe byo kwitonda bigabanye ndabigabanya ariko nanone nizere ko ari afite kashi zihagije ese kuki ukunda amafaranga kurusha abantu none ko aricyo cyanzanye mu mujyi wa Kigali numva bikaze rero arindira turebe ko uwo mugabo aza n'ubwo ndi kubona yatinze kandi fone yanjye yanazima ahubwo cyakagiye kirangije harya unywa inzoga ndazimye nazivuye kubera iki reka ni igituma ngiye njya mu gafuri wanjye amugari si ubundi ari hehewe muhamagare kandi fone yanjye yazimye undi ko nde batazi ubundi ubungubu ari hehewe ntabwo ndi kumubona rwose Mumbari nanga fasha ushino wa musaza wari kumkomerane nande songa libala ukomerane nawe komera radi ase wewe undi kamubaza ikibazo kimwe kumva mbona ushaka kugitambaza ku bantu bose cyarakuru ubu uyu n'uyu nawe ushaka kumuha ntamuha ariko muri gahunda dufite weho nturimo komeza uwo ni wo byishe umusubura ngamusana nawe njye ntabwo nta mwanya mfite nawe umeze nyine urebe inyuma wagira ngo ni amahoro urebe inyuma ese ko nakwikunda komeza nagukunda genda ariko ntabwo se uranjaniraho umugabo uranjaniraho umugabo ariko se nimureke mbaye hariya numva bivuga ngo hari umuntu mumbari nanga birakureba kasongo mbona wewe yatangiye songa libala kasongo kodiya uziga ikigoryi kugeza wakunze n'urukweto rwanjye se cyane diya ubu urabona uno muntu yakumenya uyu nguyu se none se atafite icyo amarira ese wagiye kwigira ipaji none se ko ndi umukene nta kibazo ubukene bwawe tuzahuriza hamwe si ubwo uri kumushaka hirya hanyuma se none se ko muhagaze hano niho ku isoko uhagarara hano kwacu hano ratari ku isoko ry'abantu bakundana cyangwa bimeze gute njye naje kwishakira umugabo waje gushaka umugabo waje gushaka umugabo c'est sambo très bien oui waje gushaka umugabo ufite ibyangombwa byose se urabujuje ibyangombwa byose ndabifite hagarara ngaha ariko ese undi uyu nguyu kuvugana mwawe muri none se n'ingumana nawe wowe uzambera umugabo mbo waje kwishakira umugabo yego wise arashaka iki
uyu nguyu ngo yaramerekeje ra mbese ubwo nubona umugabo wowe ntago wanshobora niko tworoherane twumvikane waje gushaka umugabo wagiye ujya ibyo uri kubaza ahubwo se urandeba neza cyangwa urajyamo hariya ahangaha urabona ubirajyamo aho ngaho ntabwo aho hose najyamo niba ari aho ibintu by'inyuma biravumye iby'inyuma oya banza undebe neza uri kwimurika kabiri wawe undi hawe ese urabona yuko hari ikintu kivamo ese n'umukobwa ko ufite amahane nawe mumbariza banza arwaye sida ni insinda wariye ni ibinyagu ni inzuki kubuki umuntu wariye ubuki ko yitonda kandi uri kubona uyu ari umugabo none se atari umugabo n'igisiga ese ubu yazakumarira iki afite icyo azamarira nakubajije nti ibyangombwa byose urabyujuje ndabyujuje ubu ni ukuvuga ngo nko mu mpeshyi ibintu uri kuvuga iki apana itungo imvura mw'ibyo bice byanyu ibiri kugwa itagwa se umva ye waniragwa ntugire ikibazo ahantu uri kuvuga ngo ni mu kabande iyo ngiyo mu gishanga urahinga nta kibazo nta zuba rikwita cyane mbese ufite angahe se wese ahubwo ufite angahe ufite angahe nyine nk'umuntu ushaka umugabo akagombye no kuba ufite amafaranga nakubwiye ngo iki nta kintu kiri bukumarire yewe n'ubundi nta mushinga ukurimo kuvuga ngo nta mari ndimo kandi umugabo ari boro ntabwo uri boro banza n'ubundi uri umukene nk'uko mabuja wanjye yabimbwiye nakwiye mbese n'inyokobuje nawe waje kugura indaya naje kugira nti waje kugura indaya indaya ni igiti wese uri genda umukobwa ariko sindi indaya sana ni none we se indaya ni aba ngaba ndi kubona bihagarara none se ubu wose ndeba rihurira oya njyewe ntabwo ndi indaya ntabwo mana uri indangamirwa se cyangwa uri indorerezi wihorere uri indorerezi njya kubibwira mama uramubwira ko usanze ndi kugura indaya ndabimubwira ko abana b'ubu batanga usanze ndi kwibereza abakobwa amakuru Vano ndetse mu gihe irukanka shyano irukanka ngo turi indangamirwa cyane cyaza kundaburiza watumutse se ukamva imbere ko ari umbangamiye igihe cyane gishobora kundaburiza ngaho n'ubundi nta gishoro kikurimo igenda cyane cyaza irukanke kwe musigarane cyane cyana ubu ni njye nawe rero mbwira ukuntu wari utangiye kuvuga ngo waje gushaka umugabo hano waje reka mbanza nkubwire kubera iyo mpamvu uba ari inshombe isubiyemo ngo kubera iyo mpamvu ntabwo njye guhera uyu munsi ahantu tuzajya kujyana naho n'ubundi nari neze kuzahurana nawe no mu rugo ntiduhurireyo cyane ahubwo tuva hano uhita ugenda ari njye nawe ninde watanze undi kuza inzu ubamo ninde yishyura si njyewe inzu ubamo ninde yishyura si njyewe comment ça va savabye muraho neza ubu nawe kuje neza hano njyewe ngende utavuga ibinyoma buriya n'ako kanya buriya gahunda zanjye niyo ntinzi aba ari ako kanya ubwo rero ndavuga nti sinzi ukuntu nari ndi kwitemberera hano mu muhanda yambaye neza ariko iyi ngiyi ibamo n'ikironda aha ngaha habamo n'ikironda njyewe nitwa Mfuruhe Dominique wowe witwa nde njyewe banyita Diane Diane bakwita Diane wowe ntabwo ari ubwa mbere tubonye nese kabashengu aka gahekesha wagakuye reba neza reba neza ahubwo ufite ikofi iki ufite ku ikofi amafaranga mfite ni nkayo n'injangwe yayindi zi gusimbuka imisimbukira hejuru none se reba abagabo bagiye bashaka kubatwara ko nshaka ko twijyanira mu rugo rado mu rugo ufite iwawe warujuje kureba nde genda hafite ariko kubizi ko dusanganywe ntacyo rata Imana yakuremye itarananirwa banza urebe Imana yakuremye itarananirwa yakuremye itarananirwa kanum kujegerara iyi mari rero ariko uretse ndebe ariko rero kanongera turebe reba ndakureba icyanyereka
ariko nawe uri mwiza. ugiye gutuma mva mu byanjye Nawe uri mwiza. ugiye gutuma mva mu byanjye harako ese nari tugenda ariko Ariko tugere mujyana he? harako nari nkiriye yangirwa makecuru yanjye ntacyo pfa gusa ntukabasha aza shaka aka kabyere ntukabasha turebe kamanza nyitwa umuzizi cyane gatunyaho shaka ubu ngubu reka mbwira ndemera kuguha ibyanjye byose umva uze nkwandikisha no mu gitabo cyanjye tunyaho wumve nabera natangira gushaka muri iyi mari dore imyaka make aho najya ndeba ko ziba ariko wowe uravuga ibiki jyanwarira umugabo umva ngera ngenda kunyarira bikure reba hano umva ngenda gifite cyose ntacyo sumwimare urumva ndakubwira ni ngewe nanjye ibintu mfite nta n'ubwo ushobora kumara n'umunsi warimo akarikera isa no kurya ukabasha oya gatuma umugore atanyara ariko nanikire ariko sakira akera nadari ibyo ukunda byakera nasabye ngibyo kwihorera nako ndaza kukwereka umutima yego shanga ngongera umurisho numva noneho reka nkubwire iho kamaze mbwire iki ngiki nubwo ubu kibona gihagaze ahangana n'uruzi usibye ko kibi cyane kiza gikunda kugwa neza gikunda no kundangira kuracana icyo nkwijeye genda mu rugo baguhikiraye uburyo jya mu rugo baguhikiraye ruhangana ongera uhindukire rwose ariko ubundi wowe kubera icyo ushaka umwarira ndakwiyana unjyana hehe ariko ubundi usurinda uvuga gutyo ko mbimenyereye n'ubundi ngo intore yigisha guhamiriza bwa kikakurusha ntabwo byanubura mubwira banza umanura ijambo ugiye kucyumvira cyakurenze n'indambi yewe none se ukurusha amata ntago akurura ikusi cya rwose ntacyo nishaka mbena nyirahuku nta cyangwa hashashije buno sha noneho rero umbaye umva wa Kigali kasi genda ujye kuri butike ndabize byo kunda njye kuri butike genda nzanira utwendesho dutandatu bikumva hanyuma ugende baguhe na cya kindi cya kibyeri nabonye ukunda kimwe kinini akaba kanze nawe nyakore gato akiriho wowe twumvishe twendesho dutandatu ndakwiyamye jyana niyo ndaya washimye mugende ako undi hawari kuki uri gushaka kuntwarira umugabo reka nkubwire noneho kugira ngo yemere Imana yakuremye itarananirwa waryama mu gituza iryamira utuze ngakira ngakira imbere mugende turagenda uru rugo rwa se rwa ruri imbere ngani mugende sinzagaruka no muri ayo maguru yawe twigendere ubwo rumeze yabasha sigara reba sambuza yikumbona sigara kuri uwo kuko umuntu arakecura ntabimenye ko ni njye usigaye nsigara ku iseta ari njyewe wayifunze karagasuzuguro umura wikwiye umucunguzi wawe abonetse giye makatanye nandurura ibyandare twigendera Hey, Jesus Christ of Nazareth.